mu bimbabaje ni ibihe ndimo gucamo. Ubaye unkunda ukaba ufite icyo wamarira, mukwiye kugira icyo mumarira pe. Nk'uko uruziga rw'ubuzima rugenda rwikaraga niko rutunyuza muri byinshi bitandukanye, yaba ibyiza n'ibibi, kuva gucukura amatuwarete no gucuruza ikarito mu mujyi wa Kigali kugera kuba umuhanzi w'icyamamare mu gihugu cyose cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa. Umuhanzi Theo Bosebabireba aratabaza. Ubundi amakuru ya Theo Bosebabireba, umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana amenyekanye mu ndirimbo nka Bosebabireba, Ikizurubwa, Ikigeragezo si karande, Kubita utababarira n'izindi, aratabaza asaba ubufasha kuwamufasha, yaba amafaranga cyangwa ubuvugizi ku cyakoreshwa kugira ngo umugore we urwaye indwara y'impyiko avurwe. Bahaye ikaze ku isi y'ubumenyi, gusa banza umenye niba warakoze subscribe ubundi dukomezanye. Mbere yo kubabwira inkuru y'uburwayi bw'umugore we, katubanze tubabwira amateka kakaye y'ubuzima Theo Bosebabireba yanyuzemo. Uyu ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1981 nibwo yavutse. Avukira mu cyahoze ari Kibungo, ni mu karere ka Kayonza muri Kinzovi. Theo Bosebabireba yavutse ari umwana w'imfura ku mugore wa kabiri wa se, avukira mu nzu y'ibyatsi. Theo Bosebabireba ahanini ubuzima bukakaye yanyuzemo yabutewe nuko se Kanamugire Yohana yihakanye nyina. Theo Bosebabireba ntago yanagiriwe amahirwe yo kwiga kuko yagarukiye mu wa 3 w'amashuri abanza. Aha nubwo yagarukiye muri uyu wa 3 w'amashuri abanza, ahanini yagarurwaga n'abarimu bitewe nuko yari afite impano yo gukina mu gihe imikino yabaga yegereje. Gusa ku myaka 13 y'amavuko Theo Bosebabireba yatangiye gushakisha ubuzima akora uturimo tw'amaboko, abasha kugurira bimwe mu bikoresho byo mu nzu umuryango we nk'amabase, amajerekani n'ibindi bikoresho bakoreshaga mu nzu. Mu mwaka w'1997 yaje gushakisha ubuzima aza mu mujyi wa Kigali, aza gukora akazi ko mu rugo, gusa yakirukanywemo kwikubitiro nta n'icyumweru gishize bitewe nuko kamunaniye. Aha yahise asubira mu cyaro mu gukora imirimo nko gucukura amatuwarete, kuvomera abantu ndetse n'ibindi byo mu cyaro. Gusa mu mwaka w'2003 yaje kugaruka mu mujyi wa Kigali. Ntibyatinze yahise yitaba Imana. Theo asigara arera mushiki we wari ufite ubumuga bwo kutagira intoki. Nubwo byagoranye kugira ngo abone amafaranga agura imbaho ziterateranywa kugira ngo hakorwe imva ya nyina, Theo Bosebabireba muri ubwo buzima bwo kuburanirwa Theo yanyuzemo, ahanini yatewe nuko se yihakanye nyina, ubuzima bwo kubura nyina, kurera mushiki utari ufite intoki ndetse no kwirukanwa mu kazi, guhomba. Theo Bosebabireba yahisemo guhita ashaka umugore akiri muto, amuzana mu mujyi wa Kigali, nanone agaruka gucuruza ikarito. Nubwo amafaranga y'inyungu yari make ku munsi, ahatanagezaga 500 ku munsi, Theo Bosebabireba ubuzima ntabwo bwari bushaririye nka mbere. Aha nk'uko inzira itagwira umugenzi, mu mwaka w'2006 Theo amaze kwiyubaka ndetse no kugira bimwe ageraho, yatewe n'abajura baramwiba mu bikoresho byose yari afite. Aha yahise atangira kwiyegurira Imana, atangira kujya mu nsengero, mu byumba by'amasengesho, atangira kwitabira amateraniro atandukanye agamije kumva ijambo ryamuhumuriza. Muri Nzeri mu mwaka w'2006 yatangiye kujya asaba gushima Imana mu ndirimbo, bamwe bakamubwira akazi no kuririmba ko yanatangira kujya muri studio. Aha yahise akora indirimbo ya mbere yita Bosebabireba, ihita itangira kumenyekana mu gihugu hose, arakundwa, atangira gukorera amafaranga, atangira kubeshaho umuryango we. Yahise akora indirimbo nk'izindi, Ikigeragezo si karande, Hari umunsi uzacana wake, Ingoma yawe niyogere n'izindi zamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda. Yahise ageza mu mwaka w'2010 amaze kugura inzu. Theo Bosebabireba yabyaranye n'umugore we abana 6, nubwo yagiye ashinzwe abandi bana bo ku ruhande ndetse hakaboneka n'abatangabuhamya bameza ko yababyaye. Theo Bosebabireba arabihakana, nk'ibindi yanyuzemo nko kubeshyerwa kunywa inzoga ndetse n'ibindi. Theo Bosebabireba yakoze album zirenga 10, akaba afite indirimbo zirenga 200 yasize hanze. Theo Bosebabireba muri 2018 yaciwe muri ADPR nk'itorero yari yabatirijwemo, gusa yaje gusubira muri Uganda, nyuma aragaruka asaba imbabazi byashinzwaga byose. Mu mwaka w'2021 arakomorerwa muri ADPR.
Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024 nibwo Mushimiyimana Marie Chantal umugore wa Theo Bosebabireba wamubyariye abana 7 yafashwe n'ikibazo cy'indwara y'impyiko. Uyu yahise ajyanwa mu bitaro, ubu ari kuvurirwa mu bitaro by'Umwami Faisal. Theo Bosebabireba nk'uko abivuga, avuga ko akorerwa ikizamini cya dialyse 3 mu cyumweru, kuwa 2, kuwa 4 ndetse no kuwa 6. Iki kikaba cyishyuzwa ibihumbi 100 by'amanyarwanda, bikaba 300 ku cyumweru na 1,200,000 ku kwezi. Theo Bosebabireba avuga ko nubwo agerageza gushimira abamufashije bose, yaba abakunzi be ndetse n'abaturutse mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi, avuga ko ubu bufasha budahagije kugira ngo umugore we abe yakira. Nubwo umugore we adahura kumubwira ko atagomba kugumya kumusabira ubufasha, ariko Theo Bosebabireba avuga ko we atazarekera kugeza igihe umugore we akiriye. Theo Bosebabireba aratabaza leta cyangwa umukire wabasha kumwishyurira igihe cy'ukwezi muri ibi bitaro, kuko amaze igihe kingana n'amezi 10 cyose yishyura ndetse anasaba ubufasha nubwo budahagije, n'umuryango we munini ukaba uri kubura ibikoresho, inzara ikaba ivuza ubuhuha, abana ku mashuri nabo ibibazo ari ibibazo. Theo Bosebabireba avuga ko nk'uko bisa nko kwiteza isi, ariko akeneye ubufasha bushoboka. Nk'uko twari kubasaba subscribe ku Isi y'Ubumenyi n'ikindi cyose, ariko reka ubuvugizi tubukore Theo Bosebabireba. nka telefoni ye ni 0782 62 59 78, 0782 62 59 78. ahari kujya subscribe washyira ubufasha bwa Theo Bosebabireba cyangwa ubuvugizi, nk'uko indirimbo ze zitabura gutanga icyizere nk'ikigeragezo si karande. Koko ntago byaba karande kuri we, hariho umunsi uzacana wake, reka uwo munsi uzaturuke muri twebwe, kandi Imana yakoreye ntiyatuma aho yamwambikiye inkindi ahambarira inshocero. Ndetse reka mbashimire nanone mwe mwafashe umwanya wanyu mukumva kino kiganiro kugeza hano, naho